Hello my friends, ndanezerewe muri iki gicamunsi. Ni ukuri umutima wanjye uranezerewe ku rwego mutabyumva. Umutima wanjye uranezerewe ku rwego mutabyumva. Mbaza ngo ni ukubera iki? Ndabizi ko hano harimo abantu b'ingeri zose. Hari abantu bakoresha icyongereza, igifaransa n'igiswahili ndetse n'izindi ndimi. Naje gusanga hari abantu bankurikira no kuri YouTube batari mu Rwanda gusa. Hari abari za Kenya, hari abafriend, hari inshuti maze kugira mu bihugu bigiye bitandukanye. Badukurikirana kuri social media. Iyi video ntabwo nyikuye kuri ntuze yanjye, ntabwo iri kuri YouTube yanjye, gusa nk'umuntu ubabwira ko nkora nshaka amakuru mashya, nyine nshakisha ahantu hose hagiye hatandukanye haduha amakuru meza. So murabizi ko maze iminsi ivuga kuri coins nyinshi zigiye zitandukanye, ariko payi ntabwo ngikunda kuyivugaho. You know why? Payi ni ikintu cyari kiraho gituje, utamenya igihe igisasu kizaturikira, ariko umutima wanjye uranezerewe. Mbaza ngo kubera iki? Uze kureba aka kavidewo neza witonze, urebe umunwa wa Nicolas n'amagambo ari kuvuga akonfurimye igihe cya open mindnet. My goodness, my goodness, my goodness. Ni ukuvuga ngo ku itariki 31, ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo 2024, itariki itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024 uyu mwaka turimo. Mu yandi magambo, ijoro rizaca twinjira mu mwaka utaha azaba ari ijoro isi yose izahungabana, azaba ari ijoro isi yose izanyeganyega kubera open mindnet. Nicolas ubwe atangaje ko open mindnet payi kujya ku isoko kwayo izajya ku isoko itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2024. Haleluya! Ariko abantu bizera Imana, haleluya kandi haleluya. Ndanezerewe. So hagati aho, ubwo mbivuze mu Kinyarwanda kubera ko nzi ko hari abantu bakoresha igifaransa, hari abantu nubwo ari akavidewo gato binumvikana, ariko hari abantu badahita babyumva neza. Yashyizeho kondisiyo aravuga ngo niba uzi ko wagurishije niba uzi ko payi zawe wagize gute, wazigurishije, konte yawe mbere y'uko ibintu byose biba, konte yawe izafungwa, izaba blocked mu gihe kingana n'imyaka 100. Mu yandi magambo, abuzukuru bawe nibo bazazirya izo uzaba warakoreye. Niba uzi ko wagurishije niba uzi ko wazigurishije ukaba uri no muri iyi groupe, ndakubwiza ukuri, niba uri bufunguze konte ku mwana ukamayininga bushya, niba uri bubigenze gute ntabwo ndabimenya, ariko kabaye yavuze ko konte azazifunga mu gihe kingana n'imyaka 100. So niba waragurishije, shaka ubundi buryo, ushaka undi muntu wazafungurizaho konti mayininga bushya. Niba utaragurisha, emera inzara kurya amezi 6 asigaye, umwaka wa 2025 uzaba umwaka wo guhindurirwa amateka kuri wowe n'umuryango wawe n'abo mwamenyanye bose. Msoze mbabwira ngo nimurya mugahaga ntimukazibagirwe. Ibi mbivuze kubera ko mbonye confirmation ya Nicolas. Nimurya mugahaga ntimuzigere mwibagirwa iby'Imana yagize gute, yabakoreye. So ndasoje rero, soje voice yanjye, mukomeze kugira ibihe byiza. Update nzajya mbona iri hot, yihutirwa kandi nziza, nzajya nyibagezaho. Murakoze cyane. Muraho, nizere ko muri amahoro. Numvaga ntashaka kuvuga muri iyi minsi, ariko hari ibintu umuntu abona kumva kwihangana biranze. Please, abantu nibareke izi rumors, nibareke ibihuha bari gukomeza gukwirakwiza no gucanganyukisha imitwe y'abantu. Mukore mining, ibindi mubireke. Reka mbabwire impamvu imwe, ntabwo ndi buvuge byinshi. Igituma nge ndi guhakana ibi bintu nkavuga ko ari ibihuha, iyi ni editing nziza ya original abantu baba bakoze. Ni gute Nicolas yagiye gutangaza aya makuru ntibayacishe ku mbuga zabo? None se iyi World History ni rwo rubuga babonye bagomba gucishaho aya makuru? Inshuti zanjye, ko watimu nta munsi n'umwe itigeze ibwira abantu baye bapionira bagira ngo amakuru yacu ya nyayo yizewe aca kuri izi mbuga.
bafite YouTube channel, bafite Facebook account, bafite Twitter account, bafite Instagram account. Ibyo bintu nta byaciyeho, barangije bajya kubinyuza kuri iriya channel. How? Please mureka abantu batuze, mwe gukomeza gusaza abantu. Abantu babonye le 28 ntirarangira, none mushyize le 30 ye. Ubu koko abantu bazaguma muri izi muvoma kugeza ryari? Mwatuje tukarindira. Hari uwavuze le 30 z'ukwa gatandatu, le combien mu by'ukuri mumbabarire, ndabinginze banyamuryango ba Pioneers, inshuti zanjye, mumbabarire izi rumazi mureke gukomeza kuzikurikira, mukore mining. Igihe cya open mining nikigera nta muntu utazabimenya, nikiba cyegereje ntawe utazabimenya, kandi mu buryo buri officiel. Naho ibi bintu biri guca ku ma YouTube channel, abantu bishakira ama views, bakeditinga ibintu nka biriya bakabikubita hariya, umuntu akajya hariya agasara gasizora ngo karabaye hahiye hakongotse. Ibi bintu ngewe mbikubitiye kure, ndanabyanze, ndanabigaye. Buri wese abyumva uko ashaka, wavuga ngo mbipinze ari ukuri, uko kuri kwawe sinkwemeye, nanjye ndabihakanye. Ukuri kubivuga ngo ni ukuri, nanjye ndabivuze ngo ni ikinyoma. Ntabwo ibi bintu ari ukuri. Mureke abantu batuze, mureke kujagaraza abantu, mureke gukwirakwiza ibihuha ngo abantu bakomeze bagire. Mukore mining setu kuri 31 z'ukwa 12. Imagine vraiment ibi bintu mubarire, mutuze, mubyihorere. Urakoze cyane muvandimwe, nukuri abarideri aho bari batwumva, mugerageze mudufashe gukaruma situation, kuko iyi ni intelligence artificielle umuntu yakoresheje. Mwitegereze neza murasanga iyi ni video yeditinzwe ku rwego rundi. So rero nemera ko open mainnet izaba cyangwa se izaba muri uyu mwaka, ndanabyemera. Ariko umuntu wambwira ro 30 z'ukwa 12 ntago nabyemera, ku mpamvu nyinshi zigaragaza. Iyi open mainnet iri hagati ya 28 byensire nizo le 30, ariko ntago bayishyira ku munsi wa nyuma w'umwaka. Herega nabo baba bageze igihe cyo kuruhuka no kwishimira ibyo bakoze muri uwo mwaka, none nibwo bahita batangiza ibintu ako kanya muri iyo celebration y'umwaka usoza no gutangira undi. Abantu benshi baba bageze igihe cyo kuruhuka. So okay, ntago mbizi, ariko please mumbabarire aba leaders, mudufashe dukarume aba bantu, dukarume situation, kuko biragaragara neza ko abantu benshi bazarwara imitima, abantu benshi bazirukanka ku musozi, abantu benshi bagiye gusaza abantu benshi barashaka gutuma abantu bapanga ibintu bahutiyeho, abantu benshi barashaka gutuma abantu bareka akazi. No, ntabwo ibi bintu ari ibyo. Dukomeze ubuzima nk'ibisanzwe, igihe cya open mainnet kizasange tukiri mu mirimo, duhindura ubuzima, duhindura icyerekezo. Ariko nta muntu wo kutubwira amatariki ya buri munsi. Hari uwanoze numva ngo menya ngo ari 28 ngo cyangwa ngo 29 ngo cyangwa 30. What does it mean? Mureke dutuze, ibi bizaza bidusanga ni ibyacu. Umugisha wa mbere twagize ni ukubimenya, tukabimenya nk'uko abazungu babifite, tukabitunga nk'uko nabo babitunze. Ab'umukire, ab'uworoheje, ab'ukomeye, twese turi kuri même niveau. So rero nta mpamvu nimwe yuko abantu bata umwanya munini muri zirumaza abantu bari kugenda bakwirakwiza bishakira views gusa. Murakoze, ni Bosco.